mu murwa mu mwuga wa sinema muze ruswa y'igitsina ugira ubwoba byakubayeho barayikwatse no ndabizi ko zihaba bizi ute niba se ntawayikwatse ari wabikubwiye ko byamubayeho twari tukiri kumubaza kuri ruswa y'igitsina niba koko hari uwigeze ayimwaka cyangwa warayimwatse kwinjira muri ngunda tuzabaza ruswa y'igitsina. Ikaze kuri Hollywood TV, hano twakiriye abantu nkuko muri kubareba, abasore babiri ndetse n'umukobwa umwe hano. Bagiye gutangira batwibwira batubwire n'ibyo bakora n'ikibagenza kuri Hollywood TV. Reka duhere iburyo bwacu. Murakoze cyane, amazina yanjye ni Abel, izina ryanjye ni Abel. Mu bijyanye n'ibyo nkora muraza kubimenya nyuma. Murakoze. Dukurikizaho n'uwo mukobwa uri hagati y'uburanga. Okay, nitwa Fofo Dancer. Ibyo nkora ndumubyinnyi nkuko izina ryanjye ribivuga. Uwo mugabo wo ku ruhande nawe aratwibwira. Ni Maso. Maso. Irindi zina abantu bakuzeho ritari ryo ni irihe Maso? Dane. Nkuko rero tubabona mwaje hano kuri Hollywood TV, ibyo ari byose mufite ikibagenza. Twe turakiza ariko bari kudukurikira ntago bakizi. Turagira ngo mubutangire mubivi muzingo. Duhereye kuri no mugabo w'amafime atubwire neza ikibagenza kuri Hollywood TV. Murakoze cyane Hollywood TV. Icyo nkora ndi umwanditsi wa filime, acteur muri public blank na filime, mu by'ukuri muri rusange ndi umufasha. Kuri ubu ngubu filime zimaze kusohoka zizwi agaragayemo ni nk'izihe? Na filime zinshi zizwi nagaragayemo usibye iyitwa Ngunda series. Ari nayo by'umwihariko turimo gukora aka kanya. Indi ntabwo nshaka kuyivuga, abantu bagiye bamenya umwacteur nkanjye bamumenya. Ikindi ni ukwactinga muri public blank ariko nta filime nyinshi nzwi. Biravugwa ko hari filime nyinshi wagiye ukina ariko utabushaka gutangaza. Ni iyihe mpamvu ituma hari filime ukina ntushaka kuzitangaza? Nuko izo ntatangaza nazifiteho uruhare kandi nari umwacteur nk'abandi, urumva. Ariko nta n'ikibazo cyo kutazitangaza kirimo. Ni filime twatangije ku giti cyacu nk'iki mubona. Biza ko twarayitangije, tubitangije birangije bizamo ikibazo ariko simba nshaka kwivuga kuko iyo ngiyo I'm not belong muri bo, ntabwo nkibarimo. Okay. Ndi kuri iyi ngiyi turaza no kumenya impamvu utakibarimo, ariko reka tubanze tubaze n'abagenzi bawe babanze batubwire neza aho abantu bashobora guhita babibuka muri movies bagiye bagaragaramo. Duhereye kuri uwo mukobwa w'uburanga uri hagati. Nkuko navuze ni Fofo Dancer, akazi nkora no umubyinnyi wabigize umwuga. Aka kanya ariko kabaza icyo cyanzanye hano cyane ndi umukinnyi aka kanya muri Ngunda series nkuko yabivuze mugenzi wanjye. Nkaba nkinamo ndi nyirabuja wabo. Ni we boss wabo mbese? Yego. Mbere yo gukina ino filime nta zindi wari wagaragayemo mbere? No bwa mbere ngiye nkinye filime. Ko hariyo tukuzimo wagaragayemo n'undi mugabo witwa AB. Byavugaga ko muri no mu rukundo aho ntibyaba ariyo mpamvu mutakomezanyije bikivanga n'akazi. Uwo muntu ko namuzi ninde? Ntago uzi umugabo witwa AB? Oya, ntago muzi. Ntacyo turaza kumenya impamvu mutakiri gukorana. Reka twegere kuri uno mugabo wundi bamwita Maso. Iryo zina ryavuye he Maso? Byavuye muri movie. Byavuye muri movie. Iyi ni filime ya kangahe wari uri gukina? Nanjye ni yanjye. Mwese ndiryo bagwitiyemo. Okay, nawe urirebye ari kubona birahura. Okay. No kubera iki muri makeya turi kubona ino filime muri kuyitaho cyane, mbese biri kugaragara ko muri guyikora mubikoye no ku mutima. Nuko ariyo ya mbere cyangwa no kumukoresha wanyu ahemba neza? Ikivuze bwa kabiri. Gisubiremo tucyumve neza. Nuko umukoresha ahemba fresh. Turagira n'amatsiko yo kumenya Ngunda series ni igitekerezo cyande byaturutse kuri ubundi Ngunda series. Murakoze cyane Hollywood TV, nuko
muri makeya mu magambo ahinnye igitekerezo cyaturutse ni ibintu washatse kungaruramo mbere cyatangiye kera ya filime turayikora turangije haza kuzamo ikibazo cyo kutumvikana duhita dukereye indi ariko ishingiye kuri iyo ngiyo nubwo bishingiyeho ariko content zimwe habayeho ikibazo mu mikoranire duhitamo gushaka iyacu iva ku yitwa si ngombwa ko nyivuga cyane ivuge kugira ngo n'abantu bamenye ko mutakibarizwamo abakeka ko mwirukanywe bamenye ibyo ari byo kuko ngewe wawumbangamiye urumva ngewe wawumbangamiye ntakubangamiye ariko ngewe wawumbangamiye nareka kuyivuga gusa iyo filime irahari reka tuyifate nk'itarabayeho ariko igitekerezo cyaturutse aho ngaho umuhanzi Ama-G The Black uzwi ku mazina ya bwite ye Hakizimana Amani byaraje twatangiye turi inshuti maso n'umuturanyi twirirwaga twicaye tukumva buri umwe wese afite creativity imirimo ntihari ariko uyu nguyu akajya mu kazi akadusiga bamwe bari bakirangiza amashuri badafite iyo mikorere ariko bafite tala impano yego arangije aratureba aravuga ati nkuko nafashije benshi nkuko nakoze byinshi namwe nshobora kubagezaho nageze cyangwa mukaniyeranje nibwo yahise avuga ngo wowe ngewe ku giti cyanjye njye nari umukinnyi witwa Public Plank ya projet yanjye nshyashya Public Plank GPP Gasabo Public Plank iyo yari movie yari project ijyanye n'ibiki ijyanye no gukina ibintu live bikagaragara nka filime niba abantu basobanukiwe ikintu ukora live abantu bakagifata nk'ahari nyacyo ariko nyamara ari ikintu wanditse wateguye ugakora hidden camera ihishwe ibyo nibyo wikoreraga mbere uhuye na Ama-G arakubwira uti ngwino tujye mu gafilime ntabwo twahuye mwari musanganywe naramusanze ariko niwe wabanje kumusaba kugira ngo mwegere cyangwa niwe waje gushaka ntagiye kure cyane twakoranye projet nk'enye tumaze gukorana projet enye asanga nanjye mfite indi mpano yo kuba nakereye ikintu gishyashya nzamuzaniye projet kuko najya mubwira ati wamfasha nkaba umuntu ukomeye dream zanjye indoto zanjye zari kuba umuntu ukomeye niyo ntaba mfite amafaranga ariko ndi icyamamare ndangije mbimusabye dukorana projet abona nzikoze neza nyuma noneho nzana indi ku giti cyanjye yitwa GPP Gasabo Public Plank yari igamije kuba yafasha abana bitinya mu mpano ariko impano zijyanye no kwakitinga filime video fashion gukora ibyo Public Plank no kuba washushanya art ndavuga mbere yuko ntinyura abo bana reka mbanze nihereho ngiye mbikore mbereke ko nshoboye mbone n'icyo mbaha ndangije nibwo nahise shyira hanze Public Plank yanjye ya mbere negera Ama-G The Black mu by'umwihariko ndamubwira ngo wamfasha ukankora ankorera make-up yari plank y'ubusazi ndayikora mbona ibaye successful ya kabiri nyikoza abonye ibaye neza avuga ngo we can create a new ubwo muri iyo ni plank ni GPP ubusazi urimo uvuga ubwo bishatse kuvuga iki nakitinze nk'umusazi kugira ngo nerekane abantu ko ukeka ko umuntu ubonye ako kanya siko bameze ahubwo haba hari impamvu ameze gutyo nibwo nabikinye abona afite igitekerezo avuga ngo twakora akantu gashya nagukoresha cyangwa twahana imirimo abandi ndambwira ngo reka twandike filime kuko ndi umwacteur mwiza ndi umwanditsi mwiza ndi n'umujyanama mwiza banje dufashanya tukaba twakora nta igitekerezo cyahereye turi kukubona n'ubwanwa bwinshi ese niko usanzwe mu buzima busanzwe cyangwa bihurira he na filime ubwo bwanwa bwawe mu buzima busanzwe ntago bihwanye na filime kuko na mbere sinakinaga filime abantu banzi ku bwanwa kuko ni umuco wanjye ni umuco w'abantu bose bameze ubwanwa hari ubukunda hari n'ubwanwa rero ubwanwa bwanjye nabutunze kubw'umuco nkunda ubwanwa wakubona ashobora kuvuga ati uyu muntu gabo ni umusilamu cyangwa hari aho uri n'idini ya Islam ubusanzwe n'iryo dini barizwamo njye navukiye muri Anglican Church kera yitwaga Protestant abahakanyi ariko naje kujya muri
mu kwemera kwanjye naje kujya mu kwemera kwanjye ibintu by'amadini kuko nabikuriyemo nabizamukiyemo mu batambyi naje kumva yuko ni ikintu umuntu yiremamo kikaba feelings akaba yakeya n'iki ariko mu mahitamo yanjye mu madini nahitamo Islam ndamutse misemo kubera icyo atari urimo kubera nuko n'ubundi atariyo navukiyemo kandi ntabyizeramo ntago Islam nayipfa kwijoininga ntarafata experience ku bintu byayo reka mbere yuko tujya ku kantu ko kugira ngo mutwereke ibyo mujya mukina muri iriya filime abenshi bagiye no kuzakunda nk'uko tubibona igenda izamuka umunsi uko bwije n'uko bukeye banza gatoya udusobanurire wowe nk'uruhare rwawe muri ino filime aho ubona bikuganisha se n'intumbero ufite muri movie industry. Nk'umuntu ukina muri Ngunda series nk'abandi n'umwanditsi mu by'umwihariko urumva ni ikintu cyiza kiranganisha ahantu hazaza heza kandi hafite ubumenyi. Niba nandikaga ku giti cyanjye niba nakandika ikintu kigaragara ariko nkaba maze kwandika ikintu kikagera ku rwego mpuzamahanga kuko ibintu byacu ntabwo bikirokari ntabwo bikiri hano hafi byamaze kugenda international. Ndumva ikintu binganisha no kuba naba umwanditsi mwiza tuvuye no ku ruhande rwo kwandika ndi n'umwaktere muri iyo filime nyina nitwa Hasani cyangwa Kibamba. Hasani ntabwo murabyo utarabashije kubona role ya Hasani abagaragara ko iki muri iyo filime. Ngende muri Kibamba mu episode ya mbere ndi Kibamba biranganisha kuba umwaktere mwiza umwaktere mpuzamahanga kandi kuba umwaktere ushoboye ndumva n'amafaranga cash byose bitujyana muri cash. Ukiri aho ngaho nshobora kwibaza niba hari feedback wari wabona abavuze ko bimaze kuba internationally hari abantu babanze bari baguhamagara bakubwira bati ibintu urimo turi kubibona. Okay. Zitandukanye baba bambwira ngo ukinye neza cyangwa batavuga nge bakavuga amaso cyangwa bakavuga full dancer cyangwa bakavuga n'undi mu bakinnyi dukinana. Hari n'impano zigenda ziturutse mu bantu bo hanze ndabashimira cyane byaje gucamo. Okay. Turakugeraho mu kanya urimo dukinira kuri ibyo ngibyo ukina muri Ngunda bituma baguha n'izo mpano ariko reka tubanze turebe kuri uno mugabo bita Maso. Tubanze tumubaze utubazo tunyuranye. Maso, amakuru yawe? Meze fresh. Kuba witwa Maso waje kubyakira gute se? Mbona byakira neza. Umuntu ariyakira. Ariko nta n'ikiba bitwaye. Nta kahe gashya ubona Ngunda yazanye mu mibereho yawe cyangwa uri migende hindura mu mibereho yawe? Ni byose. Ubwo byose ushatse kuvuga iki? Tunyuriremo mu ncamake mbere y'uko ukina Ngunda no kugeza ubu ngubu wakinnye Ngunda itandukaniro ubona mu byo umaze kugeraho. Guhura n'abantu no kuri keshi ziri kuboneka. Nawe wakiriye impano zivuye hanze? Ntabwo ziraza neza ariko ziri kuza. Wabona Amaso ashobora kwibaza background ye. Maso n'umuntu wakuriye hehe cyane ko bigaragara ko rero ukina nyinshi ziba zirimo utuntu dusekeje cyane turi mu bwenge bwinshi umuntu atapfa guhita atekereza adafite ahantu yakuriye runaka n'uburyo yagiye abaho. Mu buzima busanzwe Maso akora iki abaye hate bitandukanye n'ibyo tubona muri filime? Nakuriye i Kanombe kuko ni naho mvuka. Rero ahantu haba abantu uhura n'abantu ko atari ibintu biba bikubiye kuba wabona umuntu yagusaba akantu mukorera bikagucana. Waje guhura gute na Ama-G The Black kugira ngo munakirane muri ino filime? Ama-G ni umuturanyi turaturanye ntabwo ari kure yanjye uvuga ngo n'ubundi yarambonye abona ko ibyo bintu bishaka ko nabikora n'igitekerezo cyiwe ambwira n'ukuntu ibintu bimeze. Yaba ataragufatiranye wenda akaba gukoresha nta gihembo gifatika guha? Niba atari ibanga ubona hari ibihembo agenera impano yawe bigaragara? Ririmo kuri iki gihe nta muntu ugikoresha umuntu nta gihembo kirimo. Okay. Iyo agukoresheje uriya muntu araguhemba cyane. Ari mu babosi ukunda? Ahubwo abantu bamwanga bafashe bavuga ko udahembwa babamerera nabi cyane keretse bafashe.
gira ikintu rero uvuga wakundiye Ama G The Black cyane muri role mukinana cyangwa se impano wabonye afite yihariye mu mikinire ye n'ibyakugoye kugira ngo uhuze nawe. Ibyo bintu bireze mu bitubwireho kugira ngo tugireho ishusho kuri ku mikinanire yanyu mwembi. Yewe ikintu cyo namubonyeho iyo turi gukina aransetsa cyane. Nawe ngo ntago umworohe. Aransetsa ku buryo twica ibintu inshuro nyinshi kubera ko yansekeje ngaseka. Hari aho twabonye urimo umukubita. Biriya bintu byaje bite? Ninde wazanye icyo gitekerezo? Niko movie yanditse, niko nasanze byanditse ko nibo babyanditse. Nta ruhare wabigizemo mu kumukubita. Ubyakira gute urimo kubita boss wawe muri buriya buryo? Ndumva nawe ko ari ikibazo. Ubona ko bwati kubita boss. Ikibazo gikomeye cyane. Ariko nyine kuko nawe yabyemeraga ko ndi bumukubite nako. Nawe ariko yaragukubise. Ziriya nkoni ko zaje kubizanyaza mwabitekereje gute? Ni ibintu biba bigoye kumva ko wakubita umuntu inkoni ya nyayo. Ariko bimeze. Ariko iyo birangiye nta mutima mubi ubuzima burakomeza. Kuko nawe ntabwo wamukubitanye umutima mubi. Okay, baso twitegura icyo hazaza hawe muri filime nyarwanda. Nicyo wizeza abakunzi bawe bamaze kukubona mu duce tunyuranye, nicyo uri kubateganyiriza mu minsi iri imbere? Nuko tutazabatenguha. Ari nacyo kibanze kutabatenguha. Okay. Hari byinshi cyane bihari bateganyirijwe kandi Imana nidufasha tuzagageza. Wabwira icyo abantu bashobora kwibaza ko gukina filime kuriya bisaba kuba umuntu yafashe ku biyobyabwenge? Abo bantu baribeshya cyane. Ntabwo gukina ari ukuba umuntu yamaze kwanza wanafashe ibyo biyobyabwenge, ntabwo bya bintu wabasha kubifata. Wowe nta kiyobyabwenge ujya ukoresha? Nta kiyobyabwenge na kimwe urakoresha kugira ngo unoze wenda akazi cyangwa bakubeshya ko ari byo bituma ukora neza akazi? Ibiyobyabwenge ni byinshi sinamenya icyo ushatse kuvuga. Hari ibyo wagerageje gukoresha se? Njye ndumva ntabyo. Reka tukwifuriza iterambere rero muri movie industry kandi twizere ko hazaza bizagenda birushaho kuba byiza. Murakoze cyane. Reka tugaruke kuri boss wanyu. Ni boss? Ni Kibamba. Ni Kibamba. Kibamba bite se? Fofa bite? Kibamba no hirya. Wowe ukaba uri boss. Uri none se wifatanya gute ibintu byo gukina filime? Ushobora kuba bihuza gute n'iby'ububyinnyi bwawe ari nabyo tukuziho hanini? Bifatanya nta kibazo, akazi kose rega n'akazi. Buri kintu nyine umuntu aba yagipangiye umunsi wacyo kandi bikagenda neza nta kibazo. Ni iki ubona gishobora kuba kikugora mu mikinire yawe kubihuza n'ibyo ukora byo kubyina, cyane ko ntekereza ko mu gihe cyawe cyo kurepeta ibyo wakabyinnye akenshi urimo gukina n'ibyo bindi byo muri filime? Ubona ntaho bihurira bikagongana? Byombi ngerageza kubigabanya, imirimo mbingerageza kuyiha kuko urabona niba dufite iminsi 7 mu cyumweru, nkaba nkora 3 mu cyumweru muri weekend. Uravuga ngo ngerageza iyo yindi isigaye kuyigabanyamo repetition no kuba najya gushotinga. Ntabwo bingora cyane kwiga script nkazifata mu mutwe then nkagenda nkajya kuzaplika. Ntabwo bingora ariko mbasha kubigabanya byombi ariko bikagenda neza. Okay. Ubusanzwe tuza ababyinnyi banyuranye, abo twita ababyina mu tubari, hari ababyina muri private parties. Fofa ni umubyinnyi ubyina hehe ku buryo bwihariye? Ndavuga ngo Fofa ndi umubyinnyi ubyina public, ubyina private, akabyina na online. Ahantu hose Fofa arabyina. Ibikorwa byanjye kuri YouTube no kuri Instagram hombi ni Fofa Dance, ushaka kujya kubireba. Byose ndabikora nyine. Ese baramutse baguhitishijemo gukomeza umwuga umwe gusa, urumva uri umubyinnyi ukina na film, ni iki ushobora kureka, ni iki ushobora gukomeza? Nakomeza ububyinnyi. Bivuze ngo rero nibyo bitanga agatubutse, ibindi biba bari kukubeshya. Siyo mpamvu cyane. Kenshi iyo ukora ikintu ubanza kureba, kubanza kugishyiraho umutima, ugikunze, ukabanza ukamenya ngo ikintu ndagikunze ndi kugikora bindimo. Iyo umaze kugikunda rero ukagikora bikurimo, akazi kuricyo bituma rero getting a profit.
rero nyine ni uko aribyo natangiye kubyina kandi nkaba nanabikunda cyane no kwinjira muri movie ko ari ubwa mbere nari nzikinnye narabikunze ariko byahise bibimpa nyine byatumye mbikunda nubwo nyine bambitishijemo urabyumva. none se nk'uko ubigendanye no kubyina umuntu ashobora kwibaza ati nkeneye ko Fafa mbyinira mu buryo bwihariye, Fafa yishyurwa gute, bigenda gute kugira ngo uhure n'abo bantu babyinire? Merci. Ariko ntabwo nyamvuga, ntabwo ugivuga umushahara nyine n'ubundi biba biri private nkuko bavuze. Nawe mu buryo busanzwe Fafa ahembwa ngahe kugira ngo abyine nko muri public? Aho byava bikagera umushahara wanjye biba biri privé, ni secret kuko nta muntu ushobora kumenya mpembwa ya cyangwa ndi gukorerayo. Nje vugana na nyir'ubwite tukavugana tukumvikana ko nshobora kuvuga akanya impamvu najya mvuga umushahara wanjye. Yego. Nshobora kuvuga akanya ngo nkorerayo. Kana kayo ashaka kunkoresha kuranzayo. Agahita avuga ati ndafatira kuri ariya yavuze. Rero ntabwo ngira amafaranga afatizo nkorera arahindagurika. Okay. Twagiye twumva ibintu bivugwa ngo Fafa akeneye umugabo bagomba gukorana imibonano mpuzabitsina, Fafa akeneye umugabo ukora imibonano inshuro runaka mu ijoro. Urangero bidubwira uko wowe wabivuze, tugize amahirwe turagufite. Byaraje gucamo umuntu waramubonye? Rero kuko naramubonye kuko yarimbaje ariko ntabwo yishimira ko ngira kubivuga. Rero utansenya. Ashobora kuba bigukorera kangahe mu ijoro? Utansenya navuga ngo yambuje kongera kubivuga. Utwimya amakuru? Burundu. Nibyongera kubuka mubura bizagenda gute? Oya kandi nyine nimbivuzeho nibwo namubura, rero sinyeneye kumubura narafatishije. Eka ndabona ariko agufashe neza baraje no kubyibuha. Ubibona ariko? Ni iki kintu mukorera kugira ngo abashe kwishima kihariye abandi bakobwa batamukorera? Ubuzima bwacu bwihariye. Ubuzima bwacu bwihariye. Ibyo ni nk'ibiki ubasha kumukorera? Ndibaza ko bitabibanga. Abandi babimenye bamugutwara. Umva nyine ibyo mukorera nibanga. Okay, tugaruke kuri filme gatoya. Fafa agaragara ari we twakita boss wa ruriya rugo murimo. Ndagira ngo dusangize experience wagize gukina uri umukire umeze mbese nkaho ubuzima burimo hari nkeka katari bwubamo yuvuye hari ahantu hari ubayeho neza uri umukire uringagari nkuko bivugwa. Ni experience ubibonamo wowe? Ni iki wasangiza abantu kuri ibyo bintu icyo byaguhinduyeho n'icyo wabibonyemo nk'isomo? Ubwo nkufashe ninde ukubwiye ko buriya buzima nk'ino atari ngomba ni kuri usanzwe n'ubundi ubuzima dukina muri filime ni ubuzima buba hano hanze even if ubwaba atari bwo turimo turabamo ariko urabona nkuko nakubwiye ngo nibwo bwa mbere njye kubikina nabanje boss nyine yabanje kunyangaje abanza no kureba niba naba mbishoboye aza gusanga ko kuri boss muri wowe abona bindi ndimo rero kubikina nabonye mbikoze neza nakoze practice nabonye mbikoze neza ko twakomeza. Ni irihe somo ubona iriya filime ya Ngunda ishobora kuba yagirira urubyiruko ruri hanze aha? Ese ubundi wowe ubona igenewe abari hagati y'imyaka ingahe n'ingahe? Ibyo byose ni ibintu umuntu ashobora kwibaza. Iriya filime nta muntu n'umwe utagenewe kuba yayireba, buri wese yayireba uko yaba angana kose. Gusa nawe ntabwo navuga isomo ryayo nonaha kuko isomo ryayo riri muri filime ziri imbere akanya mvuze isomo ryayo naba mvuze filime yose ntabwo waba ugifite amatsiko yo kujya kwireba. Kandi impamvu dusohora episode ya mbere iya kabiri iya gatatu tugakomeza iya kane ni kubera ko nyine n'ubundi haba harimo byinshi tugiye tuguhishiye kugira ngo ugende ureba. Rero niyo mpamvu nye isomo ririmo rirerire ryinshi kandi ngenda rifite ku mutima wanjye ariko nakwifuza wowe uzayireba jya kuri searching ngo Ngunda series episode ya mbere urebe iya kabiri urebe iya gatatu iya kane na yiri uzagenda ureba n'izindi uzagenda umenya isomo uzagenda ukuramo muri Ngunda series nk'iryo nanjye nakuyemo. Reka tujye ku buzima rero bwawe bwihariye nubwo nabonye urimo ubukwepa cyane ariko turagira ngo tubuganireho mu buryo tutagiye dukwepana. Uri tayari tuganireho gatoya tubwiza abantu kuri tutabeshyanye? Ni iki Fofo yicuza mu buzima bwe bwahahise? Ni iki Fofo yicuza mu buzima bwe bwahahise? Oh my god. Nacyo. Cyane kimwe. Okay.
Fufu yagize inshuti mbi zagiye zimujyana mu mico inyuranye kugeza amagingo aya ngaya akaba abyicuza. byakabaye byaje mu bintu nicuje nakwicuza. Hari isomo byagusigiye? Byabaye ndumva nta nshuti nigeze ngira yavuga iti njyanye mu buzima bw'ubuyobe ko nanjye byanyifite ubwenge. Ni iki kintu wahuriyemo nacyo gitangaje cyangwa se abantu badakeka ko kijya kiba ku bantu babyina mu biri private nk'ibyo ujya ubyinana n'abagabo? Ibyo ari byo byose ubyinira abagabo muri mwenyine. Ni nk'iki wahuriyemo nacyo gitangaje ushobora gusangiza abakunzi ba Fufu? Okay, wenda sinjye mu byinyi wenyine ubyina private show. Ubivuge mu buryo bw'imbogamizi waba warahuriyemo nabyo. Imbogamizi, okay. Ntabwo tubyinira abagabo bonyine. Ubundi impamvu umuntu aba yarashyizeho no private show ni ukubera ko like urabona hari igihe nshobora kujya kubyina public ukaba nta time ufite yo kuza muri public cyangwa se ukumva ntabwo wumva ubyishimiye cyane ko waza aho abantu bari ubyishimiye ki cyangwa se ukumva ushaka kureba umwihariko wa Fufu kubyina atari public. Ibyo byose akaba ari impamvu zishobora kuba zatumva ntumira muri public yawe nyine kujya hanze kubyina. Imbogamizi nta muntu udahura n'imbogamizi aho ariho hose. Imbogamizi muri public urabyumva ziba zibaho, buri muntu wese agenda abona niba nawe waragiye mu tubyiniro twinshi bivuze ngo yari muri private. Ngiye ntago ndajya mu kabyiniro, niyo mpamvu ndibaza imbogamizi Fufu ahura nazo. Private rero imbogamizi umuntu ahuramo nazo like nk'uko ugiye kubyinira nk'umuntu ari wenyine. Mwamagara wenyine murumvikanye wabishakaga birabaye then amasaha yo kujya mu kazi arageze. Imbogamizi uramo nazo nizi kuba wagenda ukajya kubyina of course umuntu yo kubyina niba ari igitsina gabo afite umubiri arashyuka. Wibikwepa. Turagira ngo tubwire abantu ibintu tutabikwepa kuko abo turi kubwira n'abantu bari hejuru y'imyaka 18 kugeza ubu ngubu. Agashaka kukwendereza kwinjira n'iki kambwira excuse me ntabwo ibyo bintu biri mu kazi kanjye no gusa kubyina then kamvuga cyane cyane kuri se bigeze kumbaho ibyo bintu byambayeho inshuro ebyiri. Avuga ati kuse wiyumva uti njye urabona sindi icyuma. Ubwo ashaka kuvuga ko nawe mugomba kuba washobora kubyina imbere yanjye like this then umva ndi icyuma. Mbaye ikibazo ariko none ntabwo ubwo kugaragaza of course ubu uri mu kazi. Ambwiye icyo cyanzanye hano kwa kubyinira hanyuma akazi kanjye ko kubyinira karangiye nanjye icyo gihe yarakinze. Aragufungirana. Arakinga ati ntagufa. Birangira gute? Birangira mukoze ibyo utaramutse. Bikihuta wansabye kubikubwira. Mfite amatsiko. Numva ubwo burangishe nyine ariko nyine sinabugaragaza ndavuga cyane akamubwira. Tuve muri ibintu byinshi uri murambye iki nanjye nyine nigira karme iki ntago biri buze gukunda. Dufite ukuntu twasereremo hafi bigera nko mu minota 40. Abantu rufungiza ndasohoka. Gusa nyine accidents zibamo ariko buri muntu wese niba hari n'undi mukobwa wumva atekereza kujya gukora ibyo ngibyo ubona ko yigera bikoraho ucara ubanza utekereze negative utekereze na positive umenya ngo bizagenda uko nguko bizagenda ese nibigenda uko nzabyita umuntu njye mfite uburyo bwanjye mba nabiteguye mvuganye nibiza kugenda biri mu buryo bwa negative mfite uburyo biri buze kugenda. Rero nuko iki ushobora kubwira abantu batekereza ko umuntu ukora akazi nk'ako ukora karimo kubyina n'ibindi bisa nkabyo abenshi baba ari indaya? I'm sorry to say that ariko abenshi niko babifata. Ikintu nshobora kubabwira njyewe ntabwo nitaye ku kintu wowe niwumva uri buze gukora kuko njye ku giti cyanjye ndeba focus ku kazi kanjye ubwo numva wowe utekereza ko akazi kanjye kaba ari uburaya siko biri reka mbigusobanurire muri aka kanya. Navuga ngo niba nagiye kuri stage yagiye kwicuruza even if wenda niba umuntu yicuruza adashobora kujya ku muhanda ngo ajye gutega aho umuntu ashobora kuvuga ngo
ntabwo inda zijya ku muhanda undi akavuga ati ntabwo inda ko zijya ku muhanda undi akavuga ati ni uku nuko biba bimeze jewe ntabwo ndi indaya sinako kazi nkora ndi umubyinnyi uko nabivuze navuze ko ndi fofo dancer ntabwo navuze ko ndi fofo bitch siko ibyo ni ibintu binatandukanya byombi rero ntabwo njye nzaza nanone ngo ngutegeke nkubwire ni fata akazi kanjye nk'aho ari akazi kuko hari urusengero hakaba n'akabari ugahitamo kujya mu rusengero ugahitamo kujya mu kabari ni ukuvuga ngo ni ubushake bwawe muri ibyo byombi ni amahitamo yawe rero n'ubundi ntabwo umuntu ashobora kwishimira ibintu byose nk'uko abo bahanzi bagera mu 10 urumva umwe agaprefera uyundi agaprefera uya kandi uyu nguyu amwanga ibintu nk'ibyo ntabwo nashobora kuguhaziriza kuvuga uti akazi kanjye gutya gusa icyo nakubwira ni aka kazi dukora si uburaya akazi dukora ni ububyiri biratandukanye cyane Fofo kugeza ubu ngubu bamaze gutera akabariro n'abagabo bangahe niba bibuka twavuze ko tugiye kubwizanya kuri Fofo umuntu umwe gusa andi makuru yose twumvise n'ibihuha amakuru mwumvise wivugira ko hari abantu mwagiye mutera akabariro ababizi n'abatabizi Fofo batwimye amakuru ariko bigaragara ko batwimye amakuru kandi okay iyo mwabaga muri kubikora ibyo bibazo ko mbona ndi kubikubaza ugasa nk'uwijimye mu maso byagenze bite ni iki kintu yagukorera gukumva ko kikunyuze mu gutera akabariro we nawe hashize imyaka 5 simbyibuka ntabwo byibuka kugeza ubu ntabwo kuva muri iyo myaka 5 ntuheruka gutera akabariro okay ni iki kintu cyatumye ubihurwa ukumva ko utazanongera kubikora nzongera kubikora n'umuntu tuzashaka ko wari wambwiye ko already wamubonye byaje kugenda gute naramubonye ariko ntabwo araza mu Rwanda bivuze ngo rero ufite umukunzi uba hanze okay iki kintu wabwira abantu bitinya kujya mu mwuga wa sinema batekereza ko habamo ruswa y'igitsina mu mwuga wa sinema muze ruswa y'igitsina ugira ubwoba byakubayeho barayikwatse no ndabizi ko zihaba bizi ute niba se ntawayikwatse hari uwabikubwiye ko byamubayeho nabyo mbishe ku bashyitsi banjye niba yumva bifite ubwoba bw'uko ngo habamo ngo ruswa ngo z'igitsina n'iki we yirwanya ndabona na Amaji the Black boss wanyu ahageze Amaji bimeze bite mwana ni sawa kabisa ubonye boss turabumva babagundiriza usanze ndimo mbabaza kuri ruswa y'igitsina nangerekaze mu mikiganiro ngwino nta kibazo rwose uko wicara nawe tuguha ikiganiro basukiri gute mwana banzu basuhuza banzu nicare nawe mugeze hehe fisha twari tukiri kumubaza kuri ruswa y'igitsina niba koko hari uwigeze ayimwaka cyangwa warayimwatse bazasaba kwinjira muri ngunda tuzabaka ruswa y'igitsina oya ubundi ruswa y'igitsina birimo irari n'ingeso ntabwo nta hantu bihugiye nabyo turi gukora kugira ngo nimba bakubwiye ku bya mufite turi gukora hari gahunda mufite yuko wandika script ya ruswa y'igitsina twari twinjiye mu buzima busanzwe bw'umuntu muri gukorana kuko deja ni icyamamare turi kumubaza niba hari aho yahuriye nabyo muri kariyeri isanzwe oya nta hantu bihuriye ubizi gute se mwari muri kumwe ahantu hose mu rugendo rwe yari arimo abyemera ko yahuye nabyo muri ngunda se oya ibyo ni ubuzima bwe busanzwe byanamubayeho yihangana reka twigarukire kuri ngunda tunakira Amaji the Black mu buryo bwihariye Amaji none se amakuru ni meza meze neza bavuye gutwika nyine kugira ngo turebe ko abafana turi gukorera ibi badusapotinga urana nanje kubareba ufite indi interview tugiye kujyamo
nanjye ndavuze ati ahantu simpatanga kabisa. Okay. Ikintu tugomba kubereka ntabwo ubwo tukiri gutangira kandi murabizi gutangira biravuna, ariko icyo mbakundira twabaye nka family. ntabwo twagize umwanya wo gukina ibyo tugomba kwereka abantu, tugira umwanya wo guhuza, dukora amanama turahuza, tugira umwanya wo gusepara ama-interview runaka kugira ngo nyine dupromoting igikorwa turimo. Ariko turabashimira abantu muri gukora subscribe kuri channel yacu Ngunda Series, abantu bari kuyikurikirana, muyisharinge, mudufashe mu isi mu ijuru. Bafashe mutakoze subscribe. Yes, turashaka guteza twinjiye natwe mu ruhando rwa sinema nyarwanda. Ugomba bivuzemo ko ka muzika biracyari kwivanga, kuko tanze ngo abyina nawe kagomba kunyuramo, ariko support muri kuduha turi kwibona. Ariko mutwandikire comment tumenye icyo tugomba guhindura. Tumeze nk'abana bakiri kuvuka, umwana akivuka yakoze mu myanda bakubita udutoki uri umwana se. None abashobora kwibaza ati Ama-G The Black twari dusanzwe tumumenyereye muri sinema zinyuranye, none ubu ngubu ntitukimubonamo, ahubwo tubonye ko yazanye yiwe. Nicyo ushobora kubabwira gihuza ibyo bintu byombi, kuba utakigaragara hamwe ukaba wowe uzanye ibyawe? Ni iki kintu bagomba kubonamo? Bagomba kubona ko nakuze mu mutwe. Kwiga no kwigana, kwiga bihoraho kandi birafasha. Okay. None n'icyo ushobora kubwira abantu ku bigendanye na filime ya Ngunda, kuyisobanuraho ngo bayimenye nka nyirayo, bahishusho ya Ngunda muri rusange babasha no kuyimenya, n'abashobora kuyikurikirana bayikurikirane bazi ngo Ngunda irava hano irerekeza aha, iri muri ino jari. Ngunda ubundi ni ibiki muri rusange? Ngunda ni projet nyine bisanzwe, ahubwo nashishikariza nk'abasobanuzi ba Junior, ba Rocky, bayisobanura nko mu Cyongereza. Bitubwira basobanurira abantu wenda batumva ururimi turi kwiga mu Cyongereza. Ojyabo nabasobanuzi muzadufashe musobanurira abantu mu Cyongereza batazi Ikinyarwanda, kuko ni filime iri kujya abazungu, abantu baba hanze batazi Ikinyarwanda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Tugarutse ku bakinnyi ukoresha, ninde mukinnyi wowe ubona washimye impano ye kugeza ubu ngubu, ubona ko ushobora no kumuha wadubaye urutanga wadi umukinnyi mwiza muri Ngunda Series? Ni bose kuko tujya gukina ibintu twabyizeho tukabirepeta bikagenda neza, ariko kubera kamere muntu wenda ari nk'igikombe batanga nakiha. Nuko n'uyu nguyu umubwira ngo dutange nawe yakihera, utera uburezi arabwibanze. Okay. Twabonye sene nyinshi zirimo, ariko hari yadutangaje tubona bari kugukubita kandi bivugwa ko ari wowe wagombye kuba ni wowe deja, ni wowe boss w'iriya filime. Babitekereje gute kugira ngo muri script mwandike muti boss azaryama hasi bamukubite? Nta hantu ibyo bibaho nyine. Twebwe management ya movie ntabwo igomba kwica content turi gukina. Ntabwo kuba ari njye wenda wafashe ya mbere tugahura tukabikora, ntabwo bivuze ko sene nzakina wenda ndi mayibobo, ndi umuntu ukora umwana wo ku muhanda n'ak'umugabo wo ku muhanda. Ntabwo bikuyeho ko dukinnye yari boss wanjye cyangwa yari boss wanjye, nta hantu biba bihuriye. Cyambere ni ukureba ibyo tugezeho biri kugenda neza, ni sawa. Kandi ni iyihe sene wowe nka Ama-G The Black wapreciate cyane ukavuga uti no sene kabisa yagenze neza wakunze? Izo nakunze cyane ntago zajya hanze. Izakugoye zo zagiye hanze se?
nk'iriya yo kurya kiriya kintu kingana gutya ariko rimwe kabiri gatatu kane ntekereza ko uzagomeza ukakirya bibiri by'umuceri kubera kwakitinga kandi utanashonje rero muvi tuyikina biragoranye hari igihe nka fogera ati umva tube turekeye aho gahita tumiza nk'umuntu umukorera make-up yo ku giti cye urumva tugomba kuvunika cyangwa ukabona igiti kirahindutse izo zose ni imbogamizi duhura nazo muri ibi bintu turi gukora. Ni ikihe kibazo wowe nka Ama G The Black wumva ushobora kuba utabajijwe ariko wibaza ko gikwiye ugomba gusubiza utekereza ko utakibajijwe ariko ugomba kugisubiza kigendanye na Ngunda series? Ngunda series ko twiriwe dukora media tour ese twari ngaho gisubiza ntabwo twari ariko turaza kurya tujye icyo dushyize imbere ni ukubanza bivuze ngo abazakubona uri kurya cyane muri filime ntibazikanga ko ariko uteye ni ugukina kandi yes mukomeze mudukurikirane Ama G The Black official wenda kuri Instagram bose bagiye bafite imbuga nkoranyambaga hari n'ukuntu umuntu aba wenda tubona gutya dufite izindi private life zacu aba music uyu munsi rwose si cyo cyanzinduye abangaba ntabwo uyu nguyu ibyo kubyina si byo byamuzinduye uyu akazi akora siko kamuzinduye n'uriya twazinduwe na Ngunda niyo turi gushaka kwerekana kandi tuzagerageza byanga ariko twagerageje dufite package nini tuzabagezaho umunsi kuwa kangahe no kuwa kangahe kuwa mbere no kuwa gatanu ukoze subscribe uzajya uyibona mu gusoza rero reka ne kuguca mu ijambo wari ugiye kutubwira hagati yo kuwa gatanu no kuwa mbere dufitemo umwanya turimo gupropoza ko twashyiramo behind the scene ibyo nabyo bazabakurikira bose bazagenda babibona muri ibi bintu dukina wenda tuvuge nimba umuntu akinye ijambo akarivuga nabi tugasubiramo bazajya babona n'ukuntu byagiye bigenda. Reka mu gusoza rero ugira ijambo ubwira abo bantu bakurikiranye Hollywood TV nabashishikariza kureba iyo movie naho bashobora kuyisanga kandi tunagushimira ko we na timu yawe mwitabiriye ubutumire mukaza no kutuganiriza. Ngira ngo bababwira wasubiramo ikibazo neza ahantu bashobora kuyisanga risanga ndakeka ari kuri Ngunda series ntabwo ukeka niba wikeka havuga neza kuhabanje ni Ngunda series ni kuri YouTube channel yacu Ngunda series of course ukore subscribe comment ziradufasha buriya cyane kuba twakuriya ikindi kintu mu byo mwakunze cyangwa mwanze tukaba twahimba cyangwa twakandika tugendeye ku marangamutima yanyu like na share buriya biradufasha kuko iyo ubikunze biduha motivation iyo ubisharinze ubisangiza undi muntu wenda utari ufite ubushobozi bwo kuba yabona filime yacu cyangwa kuba yayikunda. Reka tubashimire rero nka Ngunda series team mudukinira agasene rero kanyuma turi gusoza mugiye kudukinira agasene tunasoza kugira ngo turebe n'ukuntu biba byitwaye muri Ngunda series. kandi si imyanda ituraguye he Perse Kafre yambwiye ngo nze kuzana abakozi bazamfasha mu gihe ugiye kumusanga Dubai nabangaba naye nabonye rwose ako karabaye mubafashe tubafashe